nanone indi message nkuzaniye ni message Imana yampaye yo kugeza ku banyetorero n'abantu baturi isi hirya no hino. Witeka arambwiye rero ngo nzabwire abantu baturi isi hirya no hino ngo uyu mwaka wa 2024 kugeza gupororonje imbere, yarambwiye ngo abantu bagiye gukora ingendo. Irambwira ngo izi ngendo abantu bagiye gukora zizakorerwa ahantu hatandukanye. Bishatse kuvuga ngo zizakorerwa mu Rwanda, zikorerwa no hanze y'u Rwanda. Bishatse kuvuga ngo abanyarwanda burya ntabwo dutuye hehe, dutuye mu ijuru. Irangije irambwira ngo izi ngendo zizakorwa n'abakijijwe, zikorwe n'abadakijijwe. Irambwira ngo izi ngendo abantu bagiye gukora, Imana irangije irambwira ngo buri wese rero mu rugendo uzamumbwirire ngo akeneye ibyangombwa bitatu. Tega amatwi. Icyangombwa cyitwa inkoni yo kwitwaza mu rugendo. Irambwira ngo icya kabiri umugenzi akeneye mu rugendo ni icyitwa umutaka. Irambwira ngo icya gatatu umugenzi akeneye ni mumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Reka ngusuhuze neza nshuti muvandimwe, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Komeza ugubwe neza kandi ukomeze ube amahoro. Nizere kumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Nge ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Ngira umugisha n'Imana kuri kamera zacu kwakira umuhanuzi w'Imana. Uraho neza? Muraho neza, muri amahoro. Yesu ashimwe. Yesu ni yamamare. Wakwiyegereza mikrofone? Nta kibazo. Mumeze mutera? Turi gushima Imana. Bira byose wambaye neza. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze rero na karibu wa mungani wa bene wacu. Hanyuma uduhe intashyo zaho muturutse twibwira, tugendane tuziranye ni kumwigisha w'ijambo ry'Imana avuze ngo birakwiye ko abantu bagenda nabaziranye. Murakoze cyane. Kwa dukurikiranye nitwa Umugisha Joel. Yego. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana batatu ariko mbyara kabiri. Yego. Harimo impanga. Byumvikane ko ndi papa w'impanga. Yego. Kavukire ni Rusizi ariko ndikwarizwa mu karere ka Gasabo. Torero ni ADPR, paruwasi ni Kinyatorero ni Kami. Yego. Ibirenze kuri ibyo Imana duhana umugisha, cyakora mirimo ndumuvuga butumwa nkabandi n'umuhanzi uhanga indirimbo ziramya zinahimbaza Imana. Yego. Nkabandi n'umukristo. Cyakora nyasoza mvuga ngo Imana izabimfashemo. Yego. Yego. Imana izagufashe nta kundi. Hanyuma Jowe turakwakiriye, tuguhaye ikaze. Hanyuma udushyira imbere y'Imana utubwire iki Imana ishyize ku mutima wawe. Murakoze. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka muri byose, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yahanitse ikirere idendeza inyanja, Imana yategetse ibiguruka biguruka nta moteri bifite. Haleluya. Imana y'imbabazi n'imbaraga nyinshi, Imana yaduhagurukirije kuyikorera. Nyemerera nyagora ku ngoma uyu mwanya n'amasaha, Data wa twese uri mu ijuru. Dusengeye abantu bose bagiye gukurikira icyo badutumyeho. Unyemerere imitima ya benshi ibashe kubohoka no guhinduka. Haleluya. Kandi unyemerere ubu butumwa bwiza ngiye kugeza ku itorero, ubutumwa bwiza ngiye kugeza Kristo ku banyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abari hirya no hino mu rwego rw'isi. Ndasenze kugira ngo Uwiteka nyagora ku ngoma. Haleluya. Ntabe ari nge, habe wowe. Umucyo w'Uwiteka wururuke. Ubane nanjye kuva ntangiye kugera nsubitse. Tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.
amen amen amen. Imana ishimwe Yego. kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubutumwa bwiza tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ndetse n'izindi message Uwiteka yabantumyeho uyu mwanya. Buratangizwa n'indirimbo 183 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Yego. Indirimbo ivuga ngo tugiye iwacu mu ijuru. Imana ishimwe. Tuyiririmbe cyangwa turayiririmba turirimbe igitero kimwe abantu bayizi bayikurikire. Yego. Ko turirimbira cyangwa se bibiri yego bibiri. 183 igitangira n'igisoza. Tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara gusingiza umucunguzi muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezererwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezererwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara nushaka ko tujanayo wihane mwiringira gukiza ubu wihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ukutururuke ngo tuzabane mu ijuru wihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ukutururuke ngo tuzabane mu ijuru wihane hazaba umucyo mu ijuru muze mwisigara gusingiza umucunguzi muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze mwisigara. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Iyi ndirimbo iravuze ngo tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara. Muri njye aravuze ngo gusingiza umucunguzi muze mwisigara. Hepfo aravuze ngo abantu bagezeyo baragwiriye. Iryo jambo muryumve cyane nshuti bene data. Abantu bagezeyo baragwiriye. Jambo ryavuze ngo abo bantu baranezererwa umwana w'intama w'Imana. Hepfo aravuze ngo abandi bari mu nzira muze mwisigara. Dushimye Imana ko hari abari mu nzira. Abari mu nzira bishatse kuvuga ngo nabatarakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Abo ngabo nibo bari mu nzira. Nta nibyo byatuzanye aha ngaha kugira ngo dutangarize abari mu nzira kugira ngo baze bisigara. Imana idufashe kandi Imana tugire neza mu izina rya Yesu. Hepfo haravuze ngo nushaka ko tujyanayo twihuse. Haravuze ngo wihane umwiringire agukiza ubu wihane. Ijambo riravuze ngo kandi uwo mutwaro wikoreye wemerere Yesu awuguture. Haleluya. ngo uruhuke ngo tuzabane mu ijuru ihane. Ndikubwira abantu ngo uko waba uri kose utarihana
ntabwo ari ugupfa kugera mu ijuru. Imana idufashe. Yego. Nubwo waba uri evangeliste, nubwo waba uri umuhanzi runaka uzi kuririmba neza, nubwo waba uri apotre cyangwa se apostle, njya numva ngo hari abaposo, uko waba uri kose utarihana, amarembo y'ijuru ntabwo uzayinjiramo. Nimuvuge ngo Imana idufashe mu izina rya Yesu. Imana idufashe Ariko mu izina rya dutanga inama yo kugira ngo n'abatarihana bakorera Imana, batihana mushyireho umwete, mwezwe kugira ngo izina ry'Uwiteka rirusheho guhabwa icyubahiro. Amen, amen. Imana yarambwiye ngo genda umbwirire abanyarwanda n'abanyetoro n'abantu baturi isi hirya no hino ngo uwezwa yezwe, ibyahanuwe birasohoye. Yego. Uwezwa agira ute? Yezwe. Yezwe. Kuko ibyahanuwe bigize ute? Birasohoye. Hari abajya bambaza atari ko umuntu yakwezwa ute, yakwezwa kuki, cyangwa se ni ibiki bisohoye. Ndagira ngo mbabwire ngo nawe ushobora kuza, wenda ari kuza kubimbaza, ariko ndagira ngo mbabwire ngo buri wese uko ari ategetse kwezwa, kuko ibyahanuwe bizasohora ni byinshi. Birashoboka ko ashobora gusohora ibyahanuwe byiza. Ni urugero, nimba warahanuriwe n'Imana cyangwa Imana ikakubwira amakuru y'ubuhanuzi bwiza, urasabwa kwezwa kugira ngo ibyo byahanuwe byiza kuri wowe bigira ute? Bisohore. Nimuvuge ngo Imana idufashe. Hari n'igihe Imana ijya ihanura ibintu bibi, wenda ikabwira umuntu runaka, nutihana nzaguhana. Ako kantu mukumve bene data, nutihana nzaguhana. Bishatse kuvuga ngo nimba Imana yarakubwiye kwihana ntiwihane, birashoboka ko nibibi byagusohoraho. Imana idufashe. Ariko Imana wanze kwihana iraguhana. Iyo wanze kwihana Imana iraguhana, ariko ijya kuguhana yabanjije kugira ute? Kukuburira, ikubwira ati mwana wa wakwihanye. Bishatse kuvuga ngo kwihana ni ukugirirwa neza n'iki? N'Imana. Kuko ijambo ry'Imana bitubwira ngo nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abisirayeli bavuge bati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Inzu ya Aroni ivuga iti imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuge bati imbabazi ze z'Uwiteka zihoraho iteka ryose. Urasabwa kwezwa rero kugira ngo izo mbabazi z'Imana zikubeho, ariko nutihana izaguhana. Aho uherereye hose, uko uri kose, urasabwa kwezwa kugira ngo ibyahanuwe bisohore wejejwe. Imana isange muri make ifite aho yashyikira kugira ngo isohoze iby'Imana yagusezeranyije. Nimuvuge ngo Imana dutabare mu izina rya Yesu. Imana dutabare. Nanone indi message nkuzaniye, ni message Imana yampaye yo kugeza ku banyetorero n'abantu baturiye isi hirya no hino. Iri jambo ryumve, abantu baturiye isi hirya no hino. Uwiteka yarambwiye rero ngo nzabwire abantu baturiye isi hirya no hino ngo uyu mwaka wa 2024 kugeza gupororonje imbere, yarambwiye ngo abantu bagiye gukora ingendo. Ingendo. Irambwira ngo izi ngendo abantu bagiye gukora zizakorerwa ahantu hatandukanye. Bishatse kuvuga ngo zizakorerwa mu Rwanda, zikorerwa no hanze y'u Rwanda. Bishatse kuvuga ngo zizakorwa n'abantu bose baturiye isi hirya no hino. Nimuvuge ngo Imana idufashe mu izina rya Yesu. Hari abagiye bamaze atari ko izi ngendo ko numva zivugiye mu Rwanda zikaba zumvwa n'abanyarwanda, koko zizakorwa n'abanyarwanda. Ndababwira ngo Imana yarambwiye ngo zizakorwa n'abantu bose baturiye isi hirya no hino. Bishatse kuvuga ngo natwe ntidutuye mu ijuru. Nimuvuge ngo Imana idufashe. Natwe abanyarwanda burya ntabwo dutuye hehe, dutuye mu ijuru. Irangije irambwira ngo izi ngendo zizakorwa n'abakijijwe, zikorwe n'abadakijijwe. Irambwira ngo izi ngendo abantu bagiye gukora zizakorwa n'abazishaka, zikorwe n'abatazishaka. Irambwira ngo izi ngendo abantu bagiye gukora zizakorwa n'abazibwiwe, zikorwe n'abatarazibwiwe, uretse ko nawe urubwiwe. Haleluya. Amen. Imana irangije irambwira ngo buri wese rero mu rugendo uzamumbwirire ngo akeneye ibyangombwa bitatu. Tega amatwi.
icyangombwa cya mbere Imana yambwiye umugenzi akeneye mu rugendo, yarambwiye ngo ni icyangombwa cyitwa inkoni yo kwitwaza mu rugendo. Irambwira ngo icya kabiri umugenzi akeneye mu rugendo ni icyitwa umutaka. Irambwira ngo icya gatatu umugenzi akeneye mu rugendo ni ihema. Irangije irambwira ngo impamvu umugenzi akeneye ibyo byangombwa ni iyihe? Nawe hari igihe wari kuza kubimbaza. Irambwira ngo impamvu umugenzi akeneye ibyo byangombwa bitatu nuko mu rugendo hari umukungugu mwinshi. Mu rugendo hari iki? Hari umukungugu mwinshi. Niyo mpamvu umugenzi akeneye inkoni. Irangije irambwira ngo impamvu umugenzi akeneye umutaka nuko mu rugendo hari izuba ryinshi. Irambwira ngo impamvu umugenzi akeneye ihema nuko uri mu ihema kabone nubwo hazaba hari urugendo n'izuba n'umukungugu. Irambwira ngo uwo mugenzi uzaba wibereye mu ihema azagenda ariko ntawe azahurira nabyo. Nimuvuge ngo Imana idufashe. Irangije irambwira ngo umugenzi wese aho ava akagera akeneye ibyo byangombwa: inkoni, umutaka n'ihema. Irangije irambwira ngo nzababaze ngo uyu mukungugu uzaba ufite ubunyereri. Irambwira ngo nzababaze ngo aho muherereye hirya no hino mwumva ikinyarwanda mutacyumva kuko zizakorwa n'abantu bose. Irambwira ngo ari ubunyereri bw'umukungugu n'ubunyereri bw'imvura mwahitamo ubuhe? Wenda uradufasha udusubize. Bajye muri komantere batwandikire. Wowe wumva wahitamo ubuhe ushingiye? Nta veni natarani. Nahitamo kugira ihema. Urakoze cyane. Irangije irambwira rero uhitemo n'uhitemo uzagenda urwo rugendo. Bishatse kuvuga ngo irambwira ngo ubunyereri bw'imvura buba bwiza kurusha ubw'izuba. Irambwira ngo ubw'imvura umuntu arabwitegura ariko ubw'izuba ntabwo wabwitegura, habaho uburangare. Niyo mpamvu ugomba gusaba kugira ngo Imana izabane nawe kandi gushyigikire. Irangije irambwira ngo mu rugendo abantu benshi abadafite umutaka abatari mu ihema. Irambwira ngo nzababwire ngo uko byagenda kose abo bantu badafite ihema, abo bantu badafite inkoni, abo bantu badafite umutaka ngo bazicwa n'umwuma kuko mu rugendo hazaba harimo izuba ryinshi. Nimuvuge ngo Imana idufashe kandi Imana idutabare mu izina rya Yesu. Amen. Irangije irambwira ngo umugenzi wese akeneye ibyo byangombwa kugira ngo urwo rugendo azakora azarukore afite ibyo byangombwa. Imana irangije irambwira ngo uzabambwirire ngo izi ngendo zizakorwa cyangwa se zigiye gukorwa zizakorwa mu byiciro. Ni ukuvuga ngo ejo muri Kenya bazakora urugendo n'urugero, ejo bundi Tanzania bakora urugendo, ejo bundi Uganda bakora urugendo, ejo bundi muri Kongo n'urugero bakora urugendo, ejo bundi muri Amerika bakora urugendo, na Canada bakora urugendo. Irambwira ngo izi ngendo abantu bazakora bazazikora mu byiciro. Ni ukuvuga ngo buri gihugu kizajya gikora urugendo mu byiciro. Ariko se twebwe dutuye mu ijuru, ubwo natwe tuzakora urugendo rwacu. Imana idufashe. Urakoze cyane. Bishatse kuvuga ngo nimba tudatuye mu ijuru natwe tuzakora iki? Tuzakora urugendo. Irambwira ngo rero hari abazazikora bazishaka, hari n'abazazikora batazishaka, ariko uko byagenda kose umuntu uri mu itaka, ufite umutaka, ufite inkoni, ufite ihema, Imana izabana nawe. Irangije irambwira ngo zababwire ngo buri wese niyezwe kandi asaba Imana kugira ngo imuhereze ibyo byangombwa uko ari bitatu. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza.
Imana irangije irambwira ngo ubu butumwa uzabubwire abumva, abatumva uzabareke mu gihe cy'urugendo ubwo ruzaba rutangiye, tuzabonanira mu rugendo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Irangije irambwira ngo mu rugendo rero hirya ruzakorwa n'abantu hirya no hino ku isi, izarinda abantu babiri. Uwa mbere izarindira mu rugendo ni umuntu ukijijwe, uwa kabiri ni umuntu udakijijwe. Imana ishimwe ko izarinda n'abadakijijwe. Impamvu izarinda abakijijwe n'abadakijijwe nuko nyuma y'urugendo hazabaho ibihe byo kwibukiranya amakuru y'urugendo. Bishatse kuvuga nyuma y'urugendo bazibukiranya amakuru y'urugendo, ibyo bahuriyemo nabyo mu rugendo, byaba byiza byaba bibi, uko byagenda kose hazabaho kwibukiranya amakuru y'iki y'urugendo. Bishatse kuvuga ngo abadakijijwe bazibutsa abakijijwe amakuru y'ibyo bahuriyemo nabyo hehe mu rugendo. Imana idufashe. Irangije irambwira ngo buri wese nasaba Imana ibyo byangombwa bitatu. Irambwira ngo kandi nyuma y'urugendo, haleluya, hazabaho kwezwa, hazabaho gukizwa, hazabaho guhinduka, hazabaho impinduka nyinshi. Imana irangije irambwira ngo uzabambwirire ngo usoje uzasoza ubabwira ngo muzagire urugendo rwiza. Aho muherereye muzagire urugendo rwiza. Imana idufashe kandi tugiriye neza. Imana irangije irambwira ngo yababajwe n'abantu yakuye mu cyaro ari abakene, ibakura mu cyaro ari abatindi, ibakura mu cyaro mbese nta jambo bafite, ibakura mu cyaro mbese nta kintu bifitiye, barangije bagejeje mu mijyi igiye itandukanye igize igihugu cy'u Rwanda, ndetse abandi bajyana hanze y'u Rwanda, mbese nta kintu bibereyeho. Bagezeyo mu mijyi itandukanye hirya no hino ku isi, bahageze bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Bamwe barasambana, abandi baraterekera, abandi bararaguza, abandi mbese babasha gukora ibyo gukiranirwa bigiye bitandukanye. Imana irangije irambwira ngo abo bantu uzabambwirire ngo barambabaje, ariko nanabinginga kugira ngo bongere bahindukire. Imana irangije irambwira ngo uzabambwirire ngo nimba badahindukiye mu minsi iri imbere, Imana ibasubije mu byaro. Mu minsi iri imbere, aho Imana yagukuye, yaba yaragukuye mu Rwanda uri umukene ukagera hanze y'u Rwanda ugakira, yaba yaragukuye hanze y'u Rwanda ikakuzana mu Rwanda ugakira, warangiza ukibagirwa Imana, ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu buryo butandukanye. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo mu minsi iri imbere, kuko mwasuzuguye Imana, kuko mwakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, Imana yarambwiye ngo zababwire ngo mu minsi iri imbere Imana ibasubije mu cyaro kujya gukomerezayo ubuzima. Imana idufashe. Irambwira ngo hari umugabo yakuye mu cyaro ari umukene, ageze i Kigali atangira kureba umudamu we ngo abona badakwiranye, amurenzaho undi mudamu. Imana irangije irambwira ngo uteje akaga urugo rwose, ugiye gukomereza ubuzima mu cyaro. Hari n'umugore Imana yakuye mu cyaro ari kumwe n'umugabo we, bakijijwe, buzura umwuka wera, bakorera Imana, bageze mu mijyi igiye itandukanye, bageze hanze y'u Rwanda, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, yarabakuye mu Rwanda ari abakene. Imana irangije irambwira ngo abo baribagirwa baradamarara. Irambwira ngo igihe kirageze, Imana ikugaruye mu Rwanda gukomerezayo ubuzima, kuko wageze hanze uradamarara, kora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, wibagirwa ku Uwiteka rero kugiriye neza. Irangije irambwira ngo igihe kirageze, Imana ikugaruye mu cyaro gukomerezayo ubuzima. Imana irangije irambwira ngo irashaka ko buri wese ahindukira akezwa ku gato no ku kanini, aho mwakirana ibyaha n'ibicumuro mwakoze mukabireka. Nimba mudahindukiye, Uwiteka arambwiye ngo nzababwire ngo mugarutse mugiye mu byaro gukomereza iki ubuzima. Nimuvuge ngo Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Jambo ry'Imana riri muri Yesaya, hari igice cya mbere, hari umurongo umanuka hepfo, uravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanjye biva imbere yanjye, mwige gukora neza. Jambo riravuga hepfo ngo nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Hari igihe abantu bumva inkota bagahungabana. Oya,
inkota Uwiteka yavuze n'aya magambo ari muri iki gitabo uba ukurikiranye. Iyo utayubahirije akubera iki? Akubera inkota. Ariko iyo wejejwe Imana ikugirira neza, ikakugirira n'imbabazi. Imana irangije irambwira ngo nzababwire ngo mu minsi iri imbere, yambwiye iminsi iri imbere kandi n'ejo burya hari imbere. Irambwira ngo mu minsi iri imbere, irambwira ngo umukene muri kureba uri imbere y'Imana agiye gutunga umukire utari imbere y'Imana. Ijambo ryumve. Irambwira ngo mu minsi iri imbere umukene muri kureba mu buzima busanzwe agiye gutunga umukire utari imbere y'iki? Utari imbere y'Imana. Imana irangije irambwira ngo uzabambwirire ngo uwo mukene azatunga uwo mukire atabuze ibyo kurya. Wenda mubyumve neza. Azagutunga utabuze ibyo kugira ute? Ibyo kurya. Bishatse kuvuga ngo uwo mukene ni uzajya uguha uburenganzira bwo kurya ibyo kurya. Natabuguha ntabwo uzabirya. Imana irangije irambwira ngo kandi mu minsi iri imbere, haleluya, ugiye kujya usohoka uri kugenda ugahura n'umukire akakubwira ngo akira igipangu cyawe, akira imfunguzo zawe, akira igipangu cyawe. Imana irangije irambwira ngo ahita yigendera nawe winjire mu gipangu. Irambwira ngo haciyemo iminsi myinshi wa mukire ahindukiye akaza akagukomanga. Irambwira ngo uzarebe mu byo yagusigiye, uzarebe mu gipangu cyiza, ukimuhereze umushimira, umubwira ngo warakoze kuba warampaye iki? Igipangu. Irambwira ngo ukugabiye nawe ugira ute? Uramugabira. Umuntu nimba aguhaye inka nawe umuhereza inka yo kumwitura. Bishatse kuvuga irambwira ngo nta kigusigira ahindukiye haciyemo iminsi myinshi, uzibuke ko yaguhaye igipangu, nawe uzarebe mu byo yagusigiye umuhe mu igipangu cyiza. Imana irangije irambwira ngo buri wese arasabwa rero kwitegura kwezwa ku gato no ku kanini kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Nshuti bene data, dusangiye gucungurwa kw'amaraso ya Kristo Yesu, ibyo Imana yari bantumyeho uyu mwanya n'ibyo ngibyo. Ahasigaye mwezwe ku gato no ku kanini. Uwiteka dufashe kandi atugire neza. Ijambo ry'Imana tugiye kwifashisha cyangwa se rishyigikira ubuhanuzi riri muri Amose ibice 8 murongo waho wa mbere kugera ku murongo waho wa 13. Turihuta cyane. Iravuze ngo Imana ihora Abisirayeli kurenganya abakene. Imana rifite umutwe uvuga ngo Imana ihora Abisirayeli kurenganya abakene. Ibi nibyo Uwiteka Imana yanyeretse. Nabonye ikibo cy'amatunda yo ku mpeshyi, maze arambaza ati Amose we ubonye iki? Ndimbonye ikibo cy'amatunda yo ku mpeshyi. Maze Uwiteka arambwira ati iherezo ry'ubwoko bwanjye Isirayeli rirageze, sinzongera kubanyuraho ukundi. Uwo munsi indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo, niko Uwiteka Imana ivuga. Intumbi zizaba nyinshi ahantu hose, bazijugunye bumiwe. Nimwumve ibi yemwe abashaka kumira abakene no guca abatindi bo mu gihugu. Mukavuga muti mbese ukwezi kuzijima ryari kugira ngo tugure imyaka, n'isabato irashira ryari kugira ngo duhununure ibigega by'ingano, dutubye efa, dutubure shekeri, tubesheshe iminzani y'uburiganya, tugure abakene ifeza, n'abatindi tubagure inkweto, kandi tugure n'inkumbi z'ingano zacu. Uwiteka yarahiye ubwiza bwa Yakobo ati ni ukuri ntabwo nzibagirwa ibyo bakoze byose. Mbese sibyo? Uwiteka
yarahiye ubwiza bwa Yakobo ati ni ukuri ntabwo nzibagirwa ibyo bakoze byose. Mbese ibyo si byo bizatuma isi hinda umushyitsi abayibamo bakaboroga. Izuzura rwose nka rwa ruzi, izarengera hanyuma yike nk'uruzi rwo muri Egiputa. Kandi uwo munsi niko Uwiteka Imana ivuga, zatuma izuba rirenga ku manywa y'ihango, kandi zazana ubwira kabiri ku isi hakiri ku manywa. Ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, n'indirimbo zose zibe amaganya, kandi bose zabateza gukenyera ibigunira, n'imitwe yose ihinduka inkomborera. Zabateza umuborogo nk'upfushije umwana w'umuhungu ari ikinege. Amaherezo yabyo azaba umunsi w'amaganya. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga, zateza inzara mu gihugu. Ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ariyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikasi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota, barahira icyaha cya Samariya bati ndahiye Imana yawe Dani we, kandi bati ndahiye umuhango w'i Berisheba uhoraho. Nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Nimuvuge ngo Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Urasabwa rero kuba maso, nanjye nkaba maso, kugira ngo urwo rugendo tugiye gukora, cyane ko twumvishe ko tuzahuriramo n'umwuma, tuzahuriramo inzara, tuzahuriramo n'amakuba atandukanye, ariko abari kumwe n'Uwiteka, abari mu mababa y'Uwiteka, nawe isi yahinduka. Nimuhumure, turarinzwe mu izina rya Yesu. Mureke dusoze dusenga Imana kugira ngo Imana idushyigikire, cyane ko yarambwiye ngo abo uzajya urangiza kubwira ubutumwa ujye ubasengera, ubasabira Imana ibyangombwa bigera kuri 3: inkoni, umutaka, ihema. Murakoze. Mwami Yesu, Imana ikomeye, haleluya, amina. Imana ikiranuka, Imana iri hejuru y'amajuru, amina. Imana yera, Imana izabana n'abera, iri mu gihugu cy'abera mu ijuru ry'amahoro. Uwiteka nyagora ku ngoma, imbere y'ubwiza bwawe Kristo, sengeye data wa twese. Amen. Nifo desa shalabaraga ndiyasira, amina. Sengeye Uwiteka nyagora ku ngoma, umuntu wese ukurikiranye ubu butumwa, yaba ari hanze y'u Rwanda, yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda, ndabasengeye kugira ngo beze batunganye, wirengagize gukiranirwa kose, babaziza Imana zibabeho, kwezwa no gutunganywa n'Uwiteka bigaragare kuri bo. Haleluya. Kandi Uwiteka Jehova ugirire neza ubwoko bwawe maze mwami gutegera amatwi ubu butumwa. Imana ishimwe kandi amina. Ndabasengeye kugira ngo Uwiteka mwami w'abami ababwitondera, ubaha umutaka, ubaha inkoni, ubaha ihema, ibendera kunesha izamuke, mbashinganishije mu bise by'amaraso mwami wacu Yesu Kristo. Urakoze, amina. Urakoze kumvisha gusenga no kwinginga, karuke kuganza no gutegeka, tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu, amina, amina, amina. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza. Imana ibamugisha. Nimero 078 48 55 1 7 subiremo 078 48 55 1 7. kandi nanone dufite channel yitwa Tumberayo TV,
ushaka kuyigeraho byihuse kuko nibwo igitangira, wakwandika irahindura by Joel, irahindura by Joel. Hariho indirimbo, hariho ijambo ry'Imana. Yesu Kristo aduhana umugisha. Turabakunda cyane, mugire ibihe byiza.